Ibihe byiza cyane ko dukurikiye. Hari ibimera biba ari ingenzi cyane nk'umubirizi. Uriya umubirizi ni ikimera gikomeye cyane gifite ubushobozi bwo kuvura indwara nyinshi mu mubiri w'umuntu. Kera abantu barawukoreshaga bivura indwara zifata mu buhumekero, indwara z'inkorora nyine, bakawukoresha bivura mu gihe bagize ibikomere bagahonda ariya mababi bakayashyiraho, ejo ugasanga igisebe cyamaze kuma, igikomere cyamaze gukira. Hakaba abawukoresha bivura mu gihe bahuye n'ikibazo cy'ubushye, cyangwa se abafite ikibazo cy'indwara z'ama-infection yo mu nkari, infection urinaire. Umubirizi ugasanga ni umuti wifashishwa muri ubwo buryo. Muri iki kiganiro ndagira ngo tuganire turebere hamwe intungamubiri ziboneka mu mubirizi, kubera ko hari n'ibihugu bimwe na bimwe bikunda gukoresha nk'imboga. Hari abawuteka nk'imboga kandi bakawurya, nk'uko twebwe dushobora gusoroma dodo ariko bo bagasoroma umubirizi bakariho bateka. Ni ukubera ko hari impamvu, ni ukubera ko hari icyo bawuziho kandi gikomeye cyane. Ndagira ngo rero tuganire turebere hamwe ibibazo cyangwa se indwara zaba ziri mu mubiri, hanyuma nyuma yo gukoresha umubirizi gutangira kujya uwukoresha uwunywa mu cyayi, cyangwa se rimwe na rimwe hakabaho ubwo ukoresheje uwisiga amababi yawo. Ese byagenda gute? Wagufasha izihe ndwara? Wakuvura izihe ndwara mu mubiri wawe? Cyangwa se guhera ubu ngubu wawukoresha ufite izihe nyungu ki mu kuwukoresha? Ngiye tugiye kubana muri iki kiganiro nk'ibisanzwe. Ndi Nathaniel Fiabora, bashimira cyane mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel. Ni iby'ingenzi cyane kuko iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro bitandukanye, ariko byibanda cyane ku buzima, uburyo ukwiye kwiyitaho wowe ubwawe, aho tukurangira imiti y'ibimera ushobora gukoresha bikakuvura indwara zikomeye mu mubiri wawe, cyangwa se ugafasha mugenzi wawe ufite ikibazo cy'uburwayi ukamuvura kubera ko hari aho wumvise umuti. Ikindi kandi kuri iyi channel tuyinyuzaho ibiganiro bitandukanye, ariko cyane byibanda mu buryo ukwiye kwiyitaho ku mirire ndetse n'ibyunywa. Ibyo kurya bikakubera umuti wo kugira ngo urye hanyuma bize kuba byanagutera ikibazo cy'umubiri, kubera ko hari igihe umuntu arya ibyo kurya ariko ugasanga bigize uruhare mu kumutera uburwayi. Ibyo byose ni kuri iyi channel. Ubaye uri mushya wakora subscribe kugira ngo igihe cyose dushyizeho ibiganiro ujye ubasha kuta ubibona. Igihe kandi hari ikintu utabashije gusobanukirwa neza, cyangwa se hari n'icyifuzo, inyunganizi, utwandikira muri comment. Iyo tubibonye turagusubiza kandi bikagenda neza cyane. Ikindi kandi usharinga video, biba ari iby'ingenzi cyane. Ikaze. Ubundi mu busanzwe umubirizi, cyangwa se mu rurimi rw'amahanga bakunze kuwita bitter leaf. Umubirizi ni ikimera cyiza cyane. Kera bawukoreshaga mu buvuzi butandukanye, bakawukoresha bashaka gukora ibyo kunywa, ibyo bita gusabika. Hari igihe ari bwo wenda ubyumvise, ariko kera basabikaga umuti w'inzoka umwana wese akaza agasomaho. Nta muntu warwaraga inzoka rwose. Kandi bino bintu mwumva ngo byamibe, inzoka ziza zigasanga zajengereje umuntu, kera bari bazi gukora umuti bakawusabika, bagashyiramo umubirizi, bagashyiramo umuravumba, bagashyiramo umwicanzoka. Barangiza iyo miti bakayisabika, ugasanga umwana wese usomyeho. Iyo bayisabikaga rero bakoreshaga imbetezi cyangwa se inzoga ishyushye y'ibitoki, hanyuma bagashyiramo iyo miti yose, hanyuma bagagenda basomyaho buri mwana agatambuka agasomaho, hanyuma agacurika iyo inzoka ku buryo umwana akura nta kibazo cy'inzoka arwaye. Ni ukuvuga ngo rero umubirizi wari ufite icyo uvuze mu buzima bw'umunyarwanda, uretse no mu buzima bw'umunyarwanda mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu byo muri Afurika y'Iburengerazuba bakoresha umubirizi cyane ku buryo banawuteka mu mboga. Ni ukuvuga ngo rero bitewe n'intungamubiri ziwubonekamo, ubushakashatsi bwagiye bukorwa ku mubirizi bwagiye bugaragaza ko umubirizi urimo vitamine C, kandi buriya vitamine C ifasha kongera ubudahangarwa bw'umubiri, ikarinda n'uturemangingo kwangirika. Abantu benshi bakoresha umubirizi usanga badakunda kugira ikibazo cyo kurwaragurika. Ahandi urwara indwara buri gihe ugasanga ni wowe wahoze kwa muganga, mu gihe watangira gukoresha umubirizi
ushobora kujya wirinda uburwayi bukomeye cyane bushobora kugenda bugufata, uburwayi bworoheje bukaza bukagufata ukaremba. Icyo gihe ubudahangarwa bw'umubiri buriyongera kubera ko wakoresheje umubirizi. Umubirizi kandi ubonekamo ibinyabutabire byitwa flavonoide. Flavonoide ni antioxida zifasha kurwanya uburibwe ndetse zikanarinda uturemangingo kwangirika. Hakabonekamo izitwa polyphenols, hakabonekamo kandi izitwa polyphenols. Izi polyphenols zifasha kurwanya stress ndetse n'uturemangingo kwangirika. Hakabonekamo minerals nziza nka calcium, magnesium, potassium. Ibyo byose bifasha umubiri gukora neza. Hakabonekamo fibre kandi nyinshi ifasha mu mikorere myiza y'igogorwa. Ibyo wariye ntibiguhere mu gifu kuriya urya gasanga wagugaye. Benshi bawukoreshaga muri ubwo buryo kandi bikagenda neza cyane. Hari indwara rero ushobora gutangira gukira hari indwara rero zivurwa no kuba wakoresheje umubirizi. Ikintu cya mbere gikomeye ni indwara z'inzoka zo mu nda. Hari igihe umuntu arya ibyo kurya, ibyo kunywa bitateguranywe isuku, ugasanga inzoka zirushijeho kwiyongera, ugasanga amibe ziriyongereye, za ankylositome ndetse na za teniya zikiyongera, aho umuntu ashobora gutangira kujya agira ibibazo byo kubyimba mu nda, utangira kugira ibibazo byo gucika umugongo kubera inzoka, ugatangira kugira ibibazo by'inzoka, ukabura apeti, ibyo kurya bikakuyobera. Icyo gihe rero iyo ukoresheje umubirizi uragufasha cyane ukakuvura inzoka zo mu nda. Wawukoresha mu buryo rero turaza kugenda tuvuga kandi bikagenda neza cyane. Ikindi ni uko umubirizi uvura indwara zo mu buhumekero, cyane cyane inkorora, ibicurane ndetse no kuremererwa mu gituza. Mu gihe wumva ufite ikibazo cyo mu gituza urimo uhumeka kumva umwuka urakubana mukeya mu gatuza hakakurya, ufata umubirizi ukawushyira nk'amababi nk'atatu, ugashyira mu gice cya litiro y'amazi yamaze gushyuha. Umubirizi nawo wawusekuye ugashyiramo, warangiza ugashyiramo ka gikukuri gakeya. Icyo gikombe ukakinywaho kabiri, hanyuma kikaba gishize. Ushobora kuwunywaho mu gitondo ndetse na nimugoroba. Icyo gihe mu gihe wari ufite uburwayi bw'inkorora, uri kubabara mu gatuza, ari ibintu byaje bikizana gutyo gusa, uhita ukira kandi ukamera neza cyane. Ikindi ni uko ushobora gufasha ibibazo by'igogorwa. Niba ujya ugira ibibazo byo kuribwa mu gifu ndetse hakabaho n'ubwo urwara constipation, impatwe, bishobora kugufasha cyane bikakugabanyiriza ikibazo cyo kuribwa mu nda. Abantu mukunda kugira ikibazo cyo kuribwa mu nda, wakoresha umubirizi ukaba wagufasha cyane. Ikindi ni uko umubirizi abantu kera bawukoreshaga mu buryo bwo kwivura ibikomere ndetse n'ubushye. Amababi yawo akunze gusigwa cyangwa se gushyirwa ahantu umuntu yakomeretse. Ushobora kuwufata muri cya gihe ukomeretse, ariko bidasaba yuko igikomere cyabaye kinini cyane. Ushobora kuwufata ugahonda ariya mababi yawo neza, warangiza ari amababi yawo amaze guhonda ukayahambira neza n'agatambaro gasukuye ahantu wakomeretse, uyakuraho rwose. Ndakubwiza ukuri kuyakuraho wamaze kubona ko igikomere cyamaze kumuka, kandi kumuka bisobanuye gukira. Ndetse ibyo bintu kandi birakorwa kandi bifite igihamya. Ikindi ni uko ushobora kuwukoresha mu gihe urwaye indwara zifata mu nkari, indwara zifata mu ruhago rw'inkari, infection urinaire, nayo nabwo wawukoresha ukajya uwunywa, ushobora kugufasha cyane. Ikindi ni ukubyimba ndetse no kubabara, kubera ko ibinyabutabire biboneka mu mubirizi bishobora kugabanya uburibwe. Bamwe bawukoresha mu kubyimba, bamwe bawukoresha mu kurwanya ibintu byo kubyimbirwa ndetse no kubabara mu ngingo. Mu gihe uri kumva udafite amahoro, umubiri wawe uri kukurya umubiri wose, ukumva nyine ufite intege nkeya, ufata umubirizi ukawuteka nk'icyayi, warangiza ukajya ushyiramo akagikukuri gakeya, warangiza ukanywa kuri uwo muti, ukabikora 2 ku munsi, usanga rwose wongeye kumera neza cyane. Ikindi kandi ni uko wongera ubudahangarwa bw'umubiri nk'uko twabivuze, kubera antioxida zirimo ziragufasha cyane, kuko usanga nyine ibintu byo kurwaragurika bigiye bigabanuka. Hari uburyo rero ushobora kuwukoresha. Uburyo bwa mbere ushobora kuwukoresha nk'icyayi, aho ushobora kujya ufata amababi 3,
hanyuma ukayashyira mu gikombe cya litiro y'amazi, ariko ayo mababi ukaba wayasukuye neza. Ayo mazi ukaba wabanje kuyateka kabira, ukabona kuza gushyiramo wa mubirizi. Ikindi kandi uwo mubirizi uba ugomba gutereka icyo gikombe nyuma yo kuwushyiramo hagati y'iminota 10 kugeza ku minota 15, hanyuma ukajya unywa igikombe kimwe ku munsi, ukanywaho mu gitondo ukaza kongera kunywaho na nimugoroba, kandi ukarushaho kugenda umera neza cyane. Hari ubundi buryo bwa kabiri ushobora kunywamo umubirizi. Waba warafashe ariya mababi yawo ukayumika wumisha, warangiza ukajya uteka icyayi ugashyiramo ari amababi makeya nk'aho ari amajyani, hanyuma ukajya uyungurura ukanywa icyo cyayi. Hari abantu rero batemerewe gukoresha uyu mubirizi kenshi nk'abagore batwite, kubera ko abagore batwite ubuzima bwabo buba bugomba kwitonderwa. Uba ugomba kubanza kubaza muganga, kugisha muganga inama. Abagore bonsa, buriya umubirizi ushobora kwiganza cyane mu mashereka umwana agiye kunywa, kandi wenda umwana adakuze cyane. Mu gihe uri konsa umwana urengeje umwaka nibwo umubirizi wawe ukoresha nk'umuti, ariko mu gihe umwana ari munsi y'umwaka ntabwo wemerewe gukoresha umubirizi nk'umuti. Abana bato cyane nabo, kubera ko ubwirinzi bw'umubiri wabo buba bukiri hasi, uba ugomba kubaha gake cyane. Mu gihe kandi yatangiye kurya, ntabwo ugomba kuha umwana umubirizi atari yatangira kugira ikintu ashyira mu nda. Abantu bafata imiti y'indwara zikomeye nk'umuvuduko w'amaraso, diyabete ndetse n'indwara z'umutima, baba bagomba kubanza kugisha muganga inama, hanyuma bagatangira kuba bakora uwo muti, kuba batangira gukoresha uwo muti. Umubirizi rero urakoreshwa cyane. Niba nawe wabanye natwe mu kiganiro, tangira kujya uwukoresha. Ndabizi ko uzajya ugubwa neza mu gihe uwukoresheje neza, bizakumera neza cyane. Niba wakunze ikiganiro, ukorera iki ugisangize n'abandi. Mu gihe hari icyo utabashije gusobanukirwa neza, uratwandikira muri komenti. Iyo tubibonye turagusubiza, tukagenda twungurana ibitekerezo. Ndabakunda cyane, mbifurije kugubwa neza. Imana ibahe umugisha.